Ikaze mu kiganiro Asok Talk Show, ikiganiro mugezweho nanjye Ange Gaga Amahoro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'imyororokere ariko ku bakobwa ndetse n'abagore muri rusange. Muri studio rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Dr. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muratangira mutwibwira. Nitwa Polyphile Ntihinyurwa, nkaba ndi umuganga w'ababyeyi, abagore n'abakobwa muri rusange, ariko by'umwihariko nkaba naribanze ku buzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro. Dusobanurira ubuzima bw'imyororokere ni iki ku muntu utabuzi neza? Ubuzima bw'imyororokere ubundi tuvuga ko ari ubuzima bureba umuntu uri hagati y'ikigero cy'imyaka 15 na 49. Iyo myaka yafashwe kubera ko ari yo myaka igenderwaho mu kuvuga ko umuntu ashobora kuba yabyara cyangwa kuba yatera inda cyangwa kuba yasama, ariko bitavuze ko nta wundi muntu ushobora gusama atari muri iyo myaka. Gusa ubushakashatsi bwerekanye ko abari muri iyo myaka aribo bakunze kuba gusama. Ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro buri mu bice bingahe? Uburyo bwo kuboneza urubyaro, ubundi tuvuze kuboneza urubyaro muri rusange, kuboneza urubyaro ni uburyo bukoreshwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa se imiryango, ibyo twavuga nka famille cyangwa se couple. Bakaba bahitamo umubare w'abana bifuza kuzabyara, niba mu by'ukuri koko bashaka kuzabyara, ndetse bagahitamo n'imyaka hagati bashaka gushyiramo hagati y'umwana n'undi. Bagahitamo no kumenya niba babyara uyu mwaka cyangwa se umwaka uzakurikiraho cyangwa se nyuma y'imyaka 5. Iyo tuvuze rero kuboneza urubyaro ni icyo tuba tuvuga muri rusange. Ubwo buryo bw'umuntu cyangwa se abantu babana bihitiramo mu kumenya abana bazabyara, niba bashaka kubabyara koko, ndetse n'igihe bazababyarira. Bikaba rero biri mu buryo bubiri muri rusange. Hari ibyiciro bibiri bigari, harimo uburyo bwa kamere n'uburyo bukoreshwa no kwa muganga, uburyo bukoresha imiti. Ubwo buryo bukoresha imiti butubwireho neza. Uburyo bukoresha imiti rero nabwo burimo ibice bibiri, ndetse icyiza nasangiza nuko ubwo buryo buri mu gihugu ndetse buranakoreshwa cyane. Ubwo buryo rero bukoreshwa imiti harimo ubugendera ku misemburo y'uko umugore ateye muri rusange, ndetse hakaba n'ubudakoresha imisemburo. Mu bukoresha rero imisemburo hakaba harimo ikinini umuntu ashobora gufata buri munsi, hakaba harimo uburyo bw'urushinge bitera buri mezi 3, ndetse abaho n'ubwa buri mezi 2. Hakaba harimo agapira ko mu kuboko, harimo akamara imyaka 3 n'agashobora kumara imyaka 5. Hakaba harimo n'agapira ko muri nyababyeyi. Buriya mu gapira ko muri nyababyeyi harimo agakoresha imisemburo n'akadakoresha imisemburo. Ubwo rero ibyo bikatujyana ku buryo butari bw'imisemburo. Uburyo butari bw'imisemburo rero habamo gukoresha agakingirizo. Agakingirizo nta misemburo kagira. Hakabamo n'uburyo bwo gukoresha agapira ko muri nyababyeyi ariko kadakoresha imisemburo. Agapira ko muri nyababyeyi kadakoresha imisemburo gashobora kumara imyaka 10 mu mubiri, nta kibazo rwose, kagufasha kuboneza urubyaro. Ariko iyo tuvuze iyo myaka 10, ntabwo tuba tuvuze ngo umuntu ugafashe wese agomba gukamarana imyaka 10. Nubwo wagafata wagera ku myaka 3, 4 ukumva wifuza kubyara, ujya kwa muganga bakagakuramo, rwose ukwezi gukurikiyeho uba ushobora gusama. Mbese wongera gusubirana amahirwe yo gusama nk'ayo wari usanganywe mbere y'uko ugashyiramo. Ni kimwe na twa tundi twavugaga two mu kuboko tw'imyaka 3 n'5, ntabwo riteko ko umuntu atumarana iyo myaka yose, ugakuramo igihe wumva wifuza gusama. Hari ibyo witwaje hano muri studio, wabidusobanura ni ibiki ubundi? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi mu byo nari navuzeho agapira ko muri nyababyeyi. Hakaba mu Rwanda twaba dufite ubwoko bubiri, agapira k'umusemburo n'agapira katagira umusemburo.
ibi ubona nazanye hano rero ni twa dupira two muri nyababyeyi. Aka ngaka akaba ari ko kagira umusemburo, aka kaza kari muri aka kantu ubona aha. Aka ngaka mu bwoko dufite mu Rwanda ni ubwitwa Mirena. Aka ngaka muri nyababyeyi gashobora kumaramo imyaka 5 kari kugukingira rwose gusama. Aka ngaka rero iyo ugiye kwa muganga bafite uburyo bagusuzuma muri rusange, bakareba niba ukwiriye kugafata, niba mujyanye, niba kajyanye n'ubuzima ufite muri icyo gihe, bakaba bakagushyiriramo. Kazana n'aka kantu ubona biri kumwe. Iki cyose ntabwo kijya muri nyababyeyi, iki cyose ntabwo bagishyiramo ngo kigumemo. Ubundi aka ngaka iki cyose tubona aha ngaha ni ikigufasha kugashyira muri nyababyeyi. Ariko ubundi konyine ubwako tukarekuye ni aka ngaka kajya muri nyababyeyi, ndetse wanagafata ukagakoraho akubona. Urumva ko ari akantu korohereye cyane. Yego, kakozwe ku buryo bujyanye n'imiterere ya nyababyeyi, kuko muri nyababyeyi mo imbere habamo umwanya umeze nka mpande 3 ariko icuramye. Niyo mpamvu nakubona gafite aya maboko 2 afata muri za nguni 2 za mpande 3 hejuru, noneho na kano kaba karyamyemo hagati muri ubwo buso bw'iyo mpande 3. Aka ngaka rero kimwe na kagenzi kako ubona aha ngaha, aka ngaka niko gapira ko muri nyababyeyi ariko kadakoresha imisemburo. Wakwibaza uti ese ko kadakoresha imisemburo ko gakora gate? Kariho aka kantu ubona wakoraho. Urumva ko nako koroshye, ariko gako hariho n'utundi tuntu dutoya. Ego, utungutu rero ni umuringa. Uyu muringa rero niwo ufasha muri nyababyeyi kugira ngo intangangabo niramuka yinjiye, kuko ubusanzwe yinjira muri nyababyeyi ikahafata nk'inzira yambukiramo kugira ngo ijye kubonana n'intangangore. Aka ngaka rero gatuma ya ntangangabo ihagera ntibashe gukomeza urugendo rwayo ngo ijye kubonana n'intangangore. Ubwo rero iyo itabanguriye intangangore bituma umuntu atanasama. Nuko aka ngaka gakora. Aka kakaba gashobora kumaramo imyaka 10 muri nyababyeyi. Aka ngaka ko kakaba gashobora kumaramo imyaka 5. Ariko uwagafashe niwe wihitiramo igihe yumva yifuza kukamarana. Gusa tubabwira ko niba yumva yifuza kukamarana imyaka irenze 10, yarakwiye kuza akagahinduza cyangwa agakoresha ubundi buryo niba yumva atifuza kuzongera kubyara undi mwana. Ubwo se nk'umuntu udashaka kubyara? Urakoze cyane. Ubundi uburyo bwagenewe abantu batifuza kubyara, bumva babyaye batagishaka kongera kubyara, cyangwa abantu badashaka no kubyara burundu, hariho uburyo bwateganyijwe bwo kubafasha batiriwe bakoresha ubu buryo twavuze. Muri ubwo buryo rero hakaba harimo ubundi uburyo buhari, ni uburyo bwo gufunga imiyoborantanga. Hakaba hari imiyoborantanga y'umugore cyangwa se imiyoborantanga y'umugabo. Umwe muri bo ashobora kubukoresha. Imiyoborantanga y'umugore rero niyo intangangabo inyuramo iciye mu nzira nyababyeyi kugira ngo ijye guhura n'intangangore. Iyo miyoborantanga urumva ko uramutse uyifunze ni nkaho uyifungiye amayira, itazongera kugenda ngo bihure. Ubwo nibwo buryo bw'abagore. Ndetse no ku bagabo n'ubundi ni ugufunga imiyoborantanga, ariko noneho uyifungiye mu myanya myibaruko y'umugabo. Noneho ku buryo ya ntangangabo niramuka ije itaza guhura n'andi masohoro kugira ngo bisohokane bijya mu mugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ibyo bigatuma noneho mboneraho kumenyesha abantu ko iyo umugabo yakorewe ubwo buryo bwo gufunga burundu ntago bimubuza gusohora. Gusa ya masohoro ntago barimo intanga yajya gutera inda. Ese umugore cyangwa umukobwa wakoresheje ubu buryo bwo kuboneza urubyaro, hari ingaruka zihari? Urakoze cyane. Ubu buryo twavuzeho cyane cyane ubukoresha imiti yo kwa muganga, ni uburyo bwizweho bukorerwa ubushakashatsi bihagije ku buryo byagaragaye ko bifite inyungu nyinshi cyane kurusha ikindi kibazo byagutera icyo ari cyo cyose. Ariko ibyo tukanabivuga tugende mu kuba ubundi umuntu agiye kwa muganga bakanza bakareba uburyo bujyanye n'ubuzima bwe ndetse n'imiterere ye.
hari igihe ujya kwa muganga wenda ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa se umuntu afite nka diyabete, bakareba igice cyagufasha mu buzima bwawe, cyagufasha ntube wagira ikibazo runaka. Ariko n'ubundi ingaruka zibamo ni nk'uko imiti iyo ari yo yose umuntu afata ishobora kumugeraho akabazo runaka. Ariko ingaruka ya mbere ni uko umuntu uri kubifata atabasha gusama, ntabwo abasha gusama. Ibyo ngibyo byo akenshi usanga ari nabyo umuntu aba yashakaga. Ubundi buryo buri mu mikorere y'ubwo buryo uko bukora. Nk'uburyo bw'imisemburo, kubera ko bukora kimwe n'iyo misemburo umugore cyangwa se umukobwa basanganywe mu mubiri, iyo misemburo ikaba yari isanzwe ishinzwe ubundi guhagarika imihango kugeza igihe runaka umubiri wabigennye ya mihango ikaza. Iyo misemburo rero yo kuyifata nayo ihagarika imihango. Mu by'ukuri urugero twavuga wenda se nk'inshinge, agapira ko mu kuboko, akariya ko muri nyababyeyi, byose bishobora kuba byahagarika imihango cyangwa se bikayigabanya. Niba yageraga imihango y'iminsi 5 ikaba ishobora kumanuka ikagera ku minsi 2-3 cyangwa se ikaba yanagenda burundu. Ndetse ibi ni nibyo iyo umuntu arimo arabikoresha ntabihagarike cyangwa afate utunini ubundi tuba ku murongo uhera w'umutuku, iyo ukomeje ukadufata ntabwo ujya mu mihango nabusa, kuko uba ukiri gufata ka kanini karimo imisemburo. Ibyo rero akaba ariyo imwe ngaruka ya mbere. Ariko mu by'ukuri umuntu ari kubifata, hari abibwira ngo se ngo iyo mihango iri kujya hehe, ngo yagiye hehe. Hari abibwira ko wenda iyo mihango ari ahantu biri kwirekera mu mubiri. Ntaho biri kwirekera, kuko ntabwo yakozwe iyo mihango. Nta mihango yabayeho ngo ijye kwihisha ahandi hantu. Hari n'ababikundira ubwo buryo. Noneho ubundi buryo, kubera ari imisemburo, ubona ko cyane cyane nk'abangavu, ingimbi, iyo bageze mu gihe imisemburo itangiye kuza y'ubuzima bw'imyororokere, hari abagira uduheri, hari abagira gute. N'ubu buryo rero nabwo bwo kuboneza urubyaro bw'imisemburo, hari abashobora kubifata rimwe na rimwe akaba yagira nk'uduheri. Ariko iyo wamusobanuriye neza akabisobanukirwa, amenya neza ko na twa duheri tuzageraho tukagenda tugashira. Ntabwo ari ingaruka ziza ngo zihoreho burundu. Izindi ngaruka zishobora kubaho ziri mu byo wenda abantu bamwe twavuga baba bifuza, kubera ko ari imisemburo nanone ikorana n'imiterere bwite y'umuntu, ibyo twakwita mood, uko cyangwa se ibyiyumviro uko umuntu yiyumva. Hari abayifata rero akumva nibwo amerewe neza, ubwo cyangwa mu gitondo afite imbaraga, akajya mu kazi agahora yumva afite energy. Noneho kubera ko akanyamuneza, urakoze cyane ukoresheje ijambo ryiza, akanyamuneza. Kubera ko imihindagurikira ubundi y'imisemburo mu mubiri, hari abantu bamwe itagwa neza, batabyumva neza, cyangwa se bwacye mu gitondo imisemburo yahindutse akumva ntameze neza, kakanyamuneza karangiye. Ariko uburyo bw'imisemburo bwo ubundi iyo umuntu ari kubufata, bituma ya misemburo ikigero cyayo iriho mu mubiri iguma ari imwe, bamwe bakagira akanyamuneza ndetse bakarushaho gutera imbere mu byo bakoraga. Reka noneho tujye ku bangavu n'ingimbi. Ni iyihe myaka ubundi umwangavu cyangwa ingimbi bagomba gufatiraho mu gihe batekereje nyine ko bagomba gukoresha buno buryo bwo kuboneza urubyaro? Ni iyihe myaka ubundi bakagombye kubikorerwaho? Ikindi, ni izihe ngaruka zirimo? Urakoze cyane. Ubundi abangavu n'ingimbi muri rusange, ibipimo ngenderwaho ku isi bigaragaza ko nabo bashobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ubundi uburyo bwo kuboneza urubyaro ni ubwa buri wese ufite ubushobozi bwo kuba ashobora gutera inda cyangwa kuba yasama inda. Ubwo rero urumva ko ahangaho hazamo n'abangavu n'ingimbi. Noneho rero uburyo bubaho bakoresha uburyo bwose twavuze, nabo bashobora kuba babukoresha. Ubundi mu bipimo tugendera rusange ku isi bigaragaza ko abangavu n'ingimbi nabo bashobora kuba babikoresha kandi ntibubatere ikibazo. Uwagerageje kubukoresha nawe ntagira ibimenyetso bitandukanye n'iby'abandi bantu bakuru bashobora kuba bagira. Ndetse nk'ibyo twavugaga by'uduheri, bo hari n'igihe dushobora kuba twaza
mu by'ukuri twari bunaze iyo atayikoresha, kuko kiriya gihe cy'abangavu n'ingimbi ni igihe cy'imisemburo ihindagurika cyane ku buryo n'ubundi n'uruheri rushobora kuba twakwizana. Ahubwo hari ibibaho abantu bajya bavuga ngo umwangavu wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo ashobora kutazongera kubyara burundu, ngo ashobora kutazanasama, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko hirya no hino ku isi abangavu bagiye bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, nabo nyuma yaho igihe babuhagarikiye barongeye barasamye bubaka ingo nk'abandi bose, nta ngaruka zihariye zibabaho. Ahubwo wenda navuga ku kantu kuko abangavu bo iyo binjira muri ubu buzima bw'imyororokere, ubuzima bwabo mu gihe cy'uburumbuke, imyaka yabo y'uburumbuke, kubera ari n'ubwa mbere batangira babona imihango nk'ikimenyetso kiyongera ku bindi bimenyetso by'uko yinjiye mu gihe cy'uburumbuke, mu myaka y'uburumbuke n'imyororokere muri rusange. Hari igihe iyo mihango iza ku buryo atabwiwe cyangwa se ku buryo atumva abandi bajya mu mihango, akaba yajya mu mihango ikamara igihe kirekire cyane, ikaza ari myinshi bikamurya cyane. Buriya rero bumwe mu buryo dukoresha kwa muganga, ibyo byose iyo bimugoye cyane akaza kwa muganga kwivuza iyo mihango imurya cyane cyangwa iza ari myinshi cyane cyangwa se iza kenshi mu kwezi, bumwe mu buryo dukoresha, ahubwo uburyo bunahari dukoresha kwa muganga, ni ugukoresha ubu buryo bwo kuboneza urubyaro mu kuvura ibyo ngibyo. Ntabwo tuba tubimuhaye kugira ngo adasama, ariko tuba tubimuhaye kugira ngo tuvure ibyo bimenyetso bindi afite, ibyo byo kuribwa cyane imihango. Gusa bikagenderanaho n'uko aramutse agize imibonano mpuzabitsina adashobora burya gusama, kuko ari gufata ubwo buryo bwo kumuvura ibyo bimenyetso afite bijyanye n'imihango imubabaza biva cyane, ariko bikagenderana n'uko aramutse akoze imibonano mpuzabitsina atanasama. Muri make ako nkongeyemo kugira ngo wenda tumenyeshe ko ubwo buryo ni uburyo bwizweho bunavura noneho n'ibindi no mu bangavu, ku buryo babibonamo izindi nyungu zitari n'izo kuboneza urubyaro gusa, kandi nta ngaruka zindi zidasanzwe bagira iyo bari kubikoresha. Tubwire noneho inyungu noneho zihari mu kuboneza urubyaro. Izindi nyungu rero zirimo mu kuboneza urubyaro, harimo nk'umuntu ku giti cye kuba wenda yavuga ati ngewe nshinze urugo ariko ndacyari muto, ndifuza kuzabyara nyuma y'imyaka runaka, kuko urugero nko mu Rwanda ku myaka 21 umuntu yemerewe gushinga urugo, ariko akabona ko wenda ku myaka 21 ntabwo ashaka guhita yongera, ntabwo ashaka kubyara, kongeraho n'inshingano zo guhita abyara ako kanya, agahitamo ko azabyara afite imyaka 28. Urumva rero bimuha imyaka 8 yiwe yo gutegereza, akaba yakoramo byinshi aho ngaho. Ndetse harimo no kuba umuntu wenda se wabyaye umwana ashaka kumwitaho, agahitamo kwita kuri wa mwana, agategura n'ibizatunga undi mwana igihe azumva yifuza kuzongera kubyara. Urumva rero kuboneza urubyaro biha amahirwe we ku giti cye cyo kwita kuri wa mwana, ndetse na wa mwana nawe bimuha amahirwe yo kwitabwaho n'ababyeyi, bakamugaburira bihagije, bakamutegurira uko azajya ku ishuri, ndetse bituma n'ibyo mu rugo abantu bari bafite, bituma abana babisangira ku buryo bwiza, ku buryo bubafasha. Niba uyu munsi twari dufite inka tworoye, dufite umwana umwe, ya nka ishobora gukamirwa umuryango ikadufasha no kurera kuri wa mwana, ya nka yabyara yayo ikaba yagurishwa igafasha uno mwana kujya ku ishuri. Ariko noneho niba haramutse hajemo undi mwana, tubyaye undi mwana, ya nka itaranabyara cyangwa se imaze kubyara inyana imwe gusa, ni ukuvuga ngo mu muryango bya bindi bigiye gusangira abana babiri mu gihe gitoya, kandi wenda iyo dushyiramo nk'imyaka 3 cyangwa 4, ya nka yari imaze kubyara 2. Urumva ko rero niba imaze kubyara 2, hari uburyo wa mwana azaza nawe afite iyamukamirwa. Yego, noneho ariko hakaba harimo wenda tuvuge no mu rwego rw'ubucuruzi, umuntu ucuruza gufata umwanya we wo kwita ku mwana, noneho no kujya kwita
kuri bizinesi yiwe akora, agashyiramo akanya akita kuri bizinesi akayidevelopa. Niba acuruza wenda se akanacuruza hano Nyabugogo cyangwa se acuruza ku Gisenyi, agafata wa mwanya wiwe wo kugacuruza akagateza imbere mu gihe wa mwana ari gukura, hanyuma kamara gutera imbere wenda abonye n'undi muntu ashyiramo umufasha kwita kuri ubwo bucuruzi, agahitamo noneho kuvuga ati okay, reka noneho ndekeraho gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, mbyara undi. Urumva bwa buryo bwo gukoresha urubyaro yakoreshaga nibyo byamufashije gukora bwa bucuruzi bwiwe kugeza igihe yahaye undi muntu ubujyamo muri cya gihe agiye kongera gusama. Ariko si nibyo gusa, ngaho tekereza abo bose bari gukora, abo bana bose babonye amahirwe yo kuzajya ku ishuri bakiga neza batabura minerivale, utekereze ku nyungu igihugu kizakuramo. Igihugu kizabona inyungu zo noneho zikubye inshuro nyinshi z'iterambere, zo kubona abana benshi bagiye ku ishuri bakiga bakarangiza amasomo yabo, abagore ndetse n'abandi bantu bagiye mu bucuruzi, mu murimo bagakora, abantu bose bagatera imbere, natwe twese aho turangaha tukabiboneramo inyungu, kandi abakoresheje urubyaro atari natwe gusa. Ababoneje urubyaro. Ubu umuntu ashobora kwibaza, hari abantu batekereza bafite imyumvire itandukanye, bavuga ati kuboneza urubyaro bituma umukobwa, cyane cyane ku bakobwa cyangwa ku bagore, bava cyane, ati birangira utabonye urubyaro burundu. Nk'abantu bafite iyo myumvire wababwira gute? Nibyo koko ibyo uvuze ni ukuri, hari abantu batekereza ibyo ngibyo ndetse baranabitubaza cyane, wagira ngo waganiriye nabo. Mu byo batubaza harimo kuvuga ati se muga, ninkoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro nzabyara, zongera kubyara nimbihagarika? Amakuru ahari yizewe nuko iyo uhagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro wakoreshaga, urongera ugasama. Ari nayo mpamvu tubwira abantu ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresha, uzirinde kubukuramo cyangwa se kubuhagarika utarateganya gusama, kuko bishobora gutuma uhita usama utabishakaga. Ibi nabyo binahereza amahirwe ahubwo abafite nk'indwara runaka zikeneye kuvurwa mbere y'uko asama. Urugero nk'indwara ya diyabete, hari ikigero cy'isukari umuntu aba afite mu mubiri, ku buryo bizwi ko mu bushakashatsi bizwi ko uramutse usamye uri kuri icyo kigero cy'iyo sukari, umwana ashobora kuvukana ibibazo bitandukanye, icyo twita malformation ndetse n'ibindi bitandukanye. Bityo rero bigatuma umuntu ukoresha kuboneza urubyaro bimuha umwanya wiwe wo kugira ngo ajye kwa muganga bamuvure ya diyabete igere ku kigero cyiza, noneho bakamubwira bati turabona wageze ku kigero cyiza, ubu noneho wasama nta kibazo. Izo ni inyungu. Bishatse kuvuga ngo ukoresha kuboneza urubyaro ntago bimuza kuzongera gusama, ahubwo bimufasha gusama neza igihe yumva yabiteguye. Nk'abafite indwara wenda se zijyanye na kanseri, bo hari n'imiti bafata ahubwo ishobora kwica umwana aramutse asamye afata iyo miti. Iyo miti uko ikora ishiririza, niba ariko twabivuga mu Kinyarwanda, ishiririza kanseri, iyigabanya kanseri imikurire yayo, uko ikura vuba vuba niko burya n'umwana uri mu nda nawe akura, bifite aho bihuriye mu mikurire. Uturemangingo twa kanseri n'uturemangingo tugize umwana bifite aho bihuriye mu buryo bikuramo, kuko byose ni ibintu bikura vuba vuba. Imiti rero batanga niyo kubuza uturemangingo dukura vuba vuba kugira ngo tudakura vuba vuba. Bigatuma tuvuga no ku yindi nyungu noneho yihariye yo kuboneza urubyaro, yuko ituma abantu, ibuza abantu kujya gukurisha mwinda kwa muganga cyangwa hariho hose batashaka gukura mwinda, icyo twita mu Cyongereza abortion. Gukura mwinda, hari abantu bakura mwinda gusa kubera ko yasamye inda atabishaka, ariko wenda akaba yarari no mu bari bemerewe kuzikuramo nk'uko amategeko abiteganya. Gukoresha uburyo rero bwo kuboneza urubyaro bituma umuntu atajya gukenera gukuramo inda. Mu Rwanda hari ibyiciro 5 by'abantu bemerewe gukuramo inda. Icya mbere hari ukuba utwite ari umwana. Icya kabiri hari ukuba utwite yarasamye iyo nda bitewe no kuba yarasambanyijwe ku ngufu. Icya gatatu harimo kuba utwite inda yarayitewe n'umuntu bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri. Icya kane harimo kuba inda
umuntu atwite yarayisamye biturutse mu ishyingirwa yagize yarashyingiwe ku ngufu. Icya gatanu ni mu gihe inda ifite ingaruka ku buzima bw'umubyeyi cyangwa umwana. Muri make igihe inda ishyira ubuzima bw'umubyeyi cyangwa umwana mu kaga. Ese umuntu araza muri ibyo byiciro bitanu umaze kuvuga, iyo umuntu abagannye araza mugahita mumufasha cyangwa hari ibindi bintu runaka bagomba kwitwaza? Ubundi iyo umuntu aje kwa muganga aje gusaba serivisi zo gukuramo inda, hari iby'ibanze muganga abanza gufata, muganga cyangwa se wakwakiriye abanza gufata, byemewe biteganywa n'itegeko cyangwa se no kwa muganga, nko kugusuzuma ko nta zindi ndwara wenda se bagufasha no kuba bakuvura ko hari igihe ufite izindi ndwara wenda utari ubizi. Ibyo byose nibyo bashyira hamwe bakagenderaho bakaguha serivisi. Ariko mu by'ukuri nta mananiza menshi aba kwa muganga iyo umuntu aje gusaba serivisi zo gukuramo inda. Tugana ku musozo, ni hehe umuntu urimo gushaka kuboneza urubyaro izi serivisi nyine yazikura? Urakoze cyane. Ahantu ho kubona amakuru, kuko amakuru hari uwavuze ngo icya mbere ni amakuru. Hari ahantu henshi cyane umuntu ashobora gukura amakuru, haba ari kwa muganga, yewe no ku mujyanama w'ubuzima uriya wo muri quartier. Burya nabo bahawe amakuru ahagije ku buryo rwose iyo umugezeho agufasha kubona amakuru ahagije, ndetse no muri bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro ashobora kubuguhera aho ngaho. Urugero nk'ibinini ashobora kubiguha. Ahandi umuntu ashobora gukura amakuru hari mu itangazamakuru rigiye ritandukanye, harimo na televiziyo y'u Rwanda n'amaradiyo, amateleviziyo. Ikindi harimo no gusoma n'ibindi binyamakuru. Hari abajya ku ishuri, hari ibigo batanga ayo makuru, hari amasantere de jeunes, cyo bita amasantere de jeunes, cyangwa se ubwo twavuga ko ari ibigo by'urubyiruko cyangwa se ihuriro ry'urubyiruko. Burya nabo batanga amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, harimo no kuboneza urubyaro. Hari ibindi bigo bigiye bitandukanye nka RASOG, ifite uburyo igikoresha amanama, wenda se inama nka conference, usibye n'abantu bashaka gukoresha kuboneza urubyaro gusa, ndetse n'abatanga serivisi zo kuboneza urubyaro burya nabo baba bakeneye amakuru, kumenya wenda se ibigezweho bishyashya. Muri conference haba hari amakuru atandukanye, ndetse no gusoma andi article yasohotse, byasohotse mu bushakashatsi. Muri make mu Rwanda dufite ahantu henshi hagiye hatandukanye umuntu ashobora gukura amakuru agendanye no kuboneza urubyaro, cyane cyane kwa muganga. Iyo tuvuga kwa muganga ntabwo tuba tuvuga dogiteri gusa, turavuga ari ku muforomo, ari ku mubyaza, abajyanama b'ubuzima badufasha. Ndetse si n'amakuru gusa, noneho aho wakora serivisi nanone, serivisi zo kugeza ubu ngubu zitangirwa kwa muganga cyangwa se ku mujyanama w'ubuzima cyangwa se kuri centre de santé, aho wumva wakwegera hariho hose bagufasha. Reka tugushimire rero ko witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Reka tubashimire mu makomeje gukurikira televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro RSOG Talk Show, ikiganiro mugezwaho nanjye Ange Gaga Amahoro. Ikiganiro kiba buri wa gatanu isa 11:30 z'umugoroba. Uyu munsi rero nk'uko mwabyumvise twavuze ku ngingo yo kuboneza urubyaro. Turi kumwe na Dr. Podfil. Reka tuzasubira ubutaha nakagaruka.